ugiye kwakira ino shampiyona y'isi y'amagare, aho irushanwa rero ngarukamwaka rizaba riba ku nshuro ya 98 kuva ubwo ryatangiraga mu 1921. Kuri uyu wa gatandatu rero hazakinwa icyiciro cy'abasiganwa n'ibihe mu bagore no mu bagabo, aho umunya Afghanistan bamwita Yurduz Hashim mu cyiciro cy'abagore uzahaguruka mbere y'abandi isaha n'iminota 10. Uyu mukinnyi aho uyu mukinnyi bagenzi be bazanyura hamaze gutegurwa, haba ku byapa byo ku mihanda bibayobora ndetse n'ibyuma bifasha abafana kureba igare hirindwa n'impanuka. Ngira ngo mwabonye bya byuma bya polisi ko bigiye biri mu muhanda hariya mubona biriya byuma biri niho igare zaba rinyura. Wemereye rero kuba ubiri inyuma ukabasha gukurikirana igare neza cyane. Ku ruhande rw'abakinnyi rero b'u Rwanda twagiye twumva bamwe mu bagiye batandukanye. Ku munsi w'ejo twumvaga abarimo Nirere Saverine ejo bundi twaramwumvise rwose. Hanyuma twaje kuba twumva kandi Byukusenge Patrick nawe yaje kuba rwose arutangariza uko ekipe yiteguye nk'umwe mu bakinnyi bafite experience muri iri isiganwa. Twaje kumva Byusa Pacifique uzabakinira mu ba junior, tumva kandi Uringimana Liliane. Reka twumve n'abandi bakinnyi bari mu bahagarariye u Rwanda, twumve uburyo biteguye ino shampiyona y'isi. Bamwe n'ubwa mbere bazaba bagiye kwikina, birumvikana nk'aba junior hari byinshi bagomba kuza kuba bakuramo, cyangwa se ubwo iyo mvuze aba junior mbavuze ejo hazaza higare. Twumve rero bimwe mu byo badutangarije n'uburyo biteguye, hanyuma tuze turebe izindi update ntoya kuri iri gare, tukomeze twinjira no mu yandi makuru by'umwihariko yiganjemo aya ruhago. Mbere mwatangira mwivuga. Amazina ganjye nitwa Nyirarukundo Claudette, mfite imyaka 22. Usanzwe ukinira iyi kipe? Kinira Amani. Hagiye kubera irushanwa ry'isi ry'amagare hano mu Rwanda, wabyakiriye ute kuba aka kanya uri muri Team Rwanda izakirira iri rushanwa? Narishimye cyane, bampamagaye muri UCI ngo nje muri kampu ngo nzakina road championship. Ukurikije urwego iri rushanwa ruriho n'uburyo mwiteguye, murabona mwiteguye mute iri rushanwa? Ese mwumva muzahangana ku ruhe rwego? Turi kwitoza, revuyo turiho yariyongeye nyine, yavuye hasi ija hejuru. Turi kuyitegura neza, dushobora kuyirangiza. Ese wowe bumva uzaboneka muri bangahe ba mbere? Muri 5 ba mbere. Urumva bifitiye icyizere? Nifitiye icyizere n'abagenzi banjye. Ugereranyije n'imyitozo umaze gukora se uri kubibona gute? Imyitozo rimeze neza. Ni iki kiri kukugora mu byo uri guhura nabyo, kuko ari n'ubwa mbere wari ubitangiye? Nta kintu kitugora, buri kimwe cyose barakidufasha. Bimeze neza. Murakoze. Amazina yanjye ni Nkurikinka Jackson. Jackson, twabonye mukora imyitozo kuri uyu munsi, navuga ngo witeguye ute ku giti cyawe shampiyona y'isi? Niteguye neza kuko tumaze muri kapu igihe kinini. Imyitozo turayifite, nta kibazo dufite, ubuzima buragenda nta kibazo. Icyo dusaba no kuzigaragaza muri shampiyona y'isi. Mbere yuko abantu bakubona muri shampiyona y'isi iratangira kuri iki cyumweru, hari andi masiganwa waba waritabiriye cyangwa warahatanyemo? Ni menshi cyane. Narayitabiriye za Rwanda Junior Tour n'andi marushanwa tugira ya Rwanda Cycling. Yego. Uzahatana mu cyiciro cy'abari munsi ya 23? Oya, mu cyiciro cy'abari hasi y'imyaka 19 junior. Witeguye uterera isiganwa cyangwa se witeguye ute competition, cyane ko ari isiganwa uzabahangayemo n'abandi nabo bakomeye, uriyumva utewe muri make? Ndiyumva neza uko kugera ahangaha ni byinshi baba waraciyemo, kuko niho baselektiona, ntabwo uzangaha nta marushanwa waciyemo. Rero njye intego yanjye ni ukuzitwara neza muri shampiyona y'isi, kandi nkaba nzasoza mu myanya myiza, nta mpamvu yabaye. Nicyo nsaba Imana kabisa. By'umwihariko iri rushanwa rya shampiyona y'isi ni inshuro ya mbere igiye kubera muri Afurika, inshuro ya mbere by'umwihariko rigiye kubera mu Rwanda. Mwe nk'abakinnyi iyo muganira, ibi bintu mubifata mute cyangwa se kuri mwe bisobanuye iki? Ni ibintu twishimiye nk'abakinnyi bo mu Rwanda, kuko kubona u Rwanda rwacu muri Afurika ariho shampiyona kubera ni ibintu by'agaciro.
natwe rero bidutera motivasiyo yo kwitoza kuvuga ati nimba baje shampiyona y'isi ije mu Rwanda natwe tugakora cyane kugira n'ikindi gihe izagaruke mu Rwanda. Intumbero yawe uracyari mutoya muri uyu mukino wo gusiganwa ku magare, ufite intumbero ki Jackson? Uracyari mutoya ariko se mu biroto byawe y'urota iyo wireba ufite izihe nzozi? Njye mu ndoto zanjye, mu nzozi zanjye, njye naje mu igare mfite intego yo kuzaba umukinnyi ukomeye mu Rwanda kandi no hanze y'igihugu. Rero njye nibyo nsaba Imana kuko nizo ntekerezo zanjye kandi nibyo nkora nsaba Imana, kuzaba umukinnyi ukomeye mu Rwanda ndetse no hanze y'igihugu. Wakuze ureba cyangwa se wigira ku birenge bya bakuru bawe, ba Ndayishimiye Valence urabazi, ba Revi urabazi, ba Adrien Nshuti, ba Abraham Rumurizo urabazi n'abandi batandukanye. Ubu bigiraho iki? Mbigira ibintu bikomeye cyane kuko hari umukinnyi ubona ukavuga ati uyu mukinnyi byakoze nanjye nifuza kuzabikora. Yego buriya nka Manzi zabaye Eric niwungira inama mu muhanda, sinzi niba mumuzi. Yego niwungira inama akatwo turaturanye na numfasha. Yego wavuga ko ari umuntu wigiraho byinshi muri uyu mukino w'igare? Yego niwo muntu kuko niwe nakuze mfana, ntaraza mu igare niwe nabonaga two turaturanye mufana ku buryo naba mva no mu myitozo kandi ati Jackson akira nk'igihumbi jya kunywa icyayi. Niwe mushuti wanjye mfana cyane. Mu gusiganwa ku magare harimo abasprinteri, harimo abazamutsi, uri muri he kategori? Ngendo umuzamutsi. Uri umuzamutsi? Urazamuka cyane? Ndazamuka. Mu Rwanda tukunze kubona ibintu abantu kuki mu Rwanda tudevelopa impano mu bijyanye no kuzamuka cyane, kuki abakinnyi benshi bo mu Rwanda muba muri abahanga mu kuzamuka by'umwihariko? Wowe nkawe nk'umukinnyi bisobanura cyangwa se ese ni impano tugira cyane cyangwa? Ni impano tugira ndetse n'umubiri twisangana nawe urimo. Buriya mu muhanda se ku muntu utabizi wamusobanura ati iyo umuntu akubwiye ngo ngende umunyonzi ari kuzamuka cyane cyangwa se umuhanga mu kuzamuka, ndavuga ngo ndi umuhanga mu gutambika, wowe nk'umuntu ubizi ubibamo buri munsi, abo bantu babiri batandukaniye he? Ubuhanga bwabo buba bumeze bute? Umuntu utambika ni umuntu ufite ibiro byinshi, ariko hari n'umuntu ufite ibiro byinshi adatambika. Ariko mu ba porofesiyoneri umuntu ufite ibiro byinshi ni ubutambika. Rero wa wundi ufite ibiro bikeya abazamuka, ariko hari n'ufite ibiro bikeya utazamuka. Ariko mu ba porofesiyoneri ufite ibiro bikeya abazamuka, ufite ibiro byinshi agatambika. Gira ubutumwa ugenera abanyarwanda, iri siganwa ritangira ku cyumweru, gira icyo ubabwira nk'ababyeyi bawe bagukurikira se abandi bose mu kuziranya abakuzi, gira icyo ubabwira nk'umwana ugiye kwigaragaza agaserukira u Rwanda guhera kuri iki cyumweru. Icyo nababwira abanyarwanda ni ukuzaza kudufana bakitabira irushanwa, tukaba tubabwira ko tuzitwara neza. Ntago Imana nidufasha ntabwo tuzabatengura. Ku myaka mfite 26 nkaba natangiye igare mfite imyaka 18, nangira muri rezami, nangira bigoranye ariko kubw'ubushake no kuniyumvaga ndakomeza ko nyine nkahatiriza cyane. Adrien abimfashamo w'Rwamagana biza kugenda neza, aradufasha, haza ikipe bita Saka tuyikuriramo, niyo itumye dukomera bya hatari kugeza amagingo. Ndagomeza nshyiramo imbaraga kuko sikoro biza kwangira shwenyoka. Mu bakinnyi twasigayemo n'ubwo tukiri kumwe, ndi kumwe n'umukinnyi bita Muyeze, abandi bose tukeka baretse igare. Dusubiza inyuma mu bihe utangira igare ni ikintu byaba byaragushimishije? Nangira igare hari amakurusi yabaga muri rezami, tukajya dukina amakompetisiyo, mwitwara neza bakaduha ibihembo, abasha nyine ngashyiramo ingufu nkabona nyine ko ariyo mpano yanjye tu. Iki cyagukundishije umukino w'amagare? Ikintu cyankundishije umukino w'amagare ni bagenzi banjye, harimo mukuru wanjye bita Seti, hari muri famiye bita Areruya Joseph, nawe mu familiye nawe yankundishije igare mu buryo bushoboka, byanera imbaraga nyine. Kugeza ubu ni ayahe marushanwa umaze kwitabira? Ese hari ibihembo waba waratsindiye? Hari ibihembo natsindiye byinshi. Amarushanwa nitabiriye nayo ni menshi cyane, ayo hanze, ayo mu gihugu. Ngewe icyameshaga ishema ni uko nazamutse mvuga iti Imana izamfashe nurira indege. Imana inamfasha ndayurira rimwe, si na kabiri. Nanone tuza
njya mu ikipe ya Mesita rero ikajya dusohora. Nabashije nyine kujya gukina n'abakinnyi bakomeye bo hanze, mvanamo experience ikomeye cyane, nyine ndakompeta no mu gihugu. Amaturo de Rwanda amaje gukina nayo, amaje gukina Tour de Rwanda eshanu, ndakeka iyi ngiyi ngiye uzakina ya 16. So ubwo rero numvaga intego yanjye muri make, ngiye numvaga nshaka kuzareka nyine shampiyona y'isi, ariko ndabona ndi kugenda mbigiraho. Hanyuma kuba u Rwanda rwakiriye shampiyona y'isi y'amagare kandi ari warakoze ari inzozi zawe, bivuze iki kuri wowe? Ese urabona uzabyitwaramo? Ngiye icyo bivuze, ndishimye cyane kandi ingufu abatoza baradutoje, imyitozo ndayifite na bagenzi banjye. Iyi shampiyona uko ngiye nyibona, nidukomeza gutya bakatwitaho nk'uko batwitayeho, ndakeka ko shampiyona tuzayirangiza neza kandi tutazayirangiza turamo inyuma, tuzarangiza turimo hagati. Icyo nabizeza. Kuba igihugu cyakiriye iyi UCI Road Championship bivuze iki kuri Shema? Kuba igihugu cyacu ino isiganwa rikomeye cyane ku gihugu, turishimye cyane kandi iri rushanwa rirakomeye. Igihugu turakomeza tugiharanire, natwe tugiheshe ishema. Hanyuma ni ubuhe butumwa wagenera abanyarwanda babategereje ari benshi ku buryo muzitwara? Ubutumwa twabasangisha ni uko abanyarwanda twaritoje kandi abakoci batwitayeho. Ubutumwa twabagezaho ni uko tuzitwara neza, tukazabahesha ishema. Nta bintu yego wenda biragoye uko abanyarwanda iyi shampiyona y'isi ko ngenda numva no bwa mbere ngiye kuyikina, ariko ku banyarwanda ngo ntabwo biba byoroshye. Ariko noneho ko igiye kuza hano mu gihugu, tuzakora ibishoboka byose duharanire ishema ry'igihugu, tubaheshe ishema kabisa. Hanyuma ni izihe mbogamizi kugeza nka Shema wazamutse ukiri mu mukino w'amagare ntahura nazo? Imbogamizi ntabwo umuntu yazibura. Imbogamizi umuntu yarahuye nazo ni nyinshi, kuko naje mu igare tugeze muri Saka, nyine ikipe ya Saka irashwenyuka, mara umwaka nicaye narabuze ikipe, nongera nsubira muri Rezami. Umusaza wita Kagwiza arongera mu igare, ndongera ndazamuka gake gake. Ubwo bahadutse indi kipe bita Masters ya Continental, niyo najemo, ndakomeza nyine ndazamuka, genda ngarura umwitozo. Hanyuma kuba Rezami yarabafashije, uyifata ute Rezami? Rezami ni nk'umubyeyi wacu, kuko abakinnyi bakomeye hafi ya bose baturuka Burasirazuba. Ubwo rero ikipe ya Rezami, Academy ka Rezami rwose karagahoraho kabisa. Hanyuma Rezami ifite abandi bana batoya kuri mwe barumuna banyu, abashiki banyu batoya, ibirimo guharanira gutoza. Mwumva mwebwe uruhare rwanyu kugira ngo n'aba bana bazamuka ari uruhe nk'abakuru mumaze kugeraho? Nkatwe abakuru nyine ni ukubashangisha ibyiza, tukababwira uko biba bimeze, tukabatera imbaraga, kuko biba bigoye. Ariko nyine umukinnyi uzaba umukinnyi agomba kuba yihangana, afite discipline. Ndakeka ari ibyo. Hanyuma imyitozo ye irakomeza, kuko imbaraga umuntu wese aba azifite, ahubwo discipline niyo wenda biba bigoranye. Ku irevo ndiho bitewe n'imyitozo mfite ngewe. Ndakeka yuko biragoye, ariko nyine ngewe mfite gahunda yo kurangiza ino shampiyona y'isi, kuko ari ubwa mbere ngiye kuyikina. Harimo abakinnyi bakomeye babwacana. Yes, ngibyo rero abo ni bamwe mu bakinnyi ngira ngo twari dusorejeho ni Nsengiyumva Shema, abantu baramuzi muri Mesita, yakinaga na Tour du Rwanda y'umwaka ushize. Ubwo twizere ko ari bamwe mu basore baza kuba bafasha igihugu cy'u Rwanda kuza kwitwara neza muri ano marushanwa. Update cyangwa se kimwe mu bintu ushobora kuba wamenya magingo aya ngaya, nuko bamwe mu bakinnyi bamaze kuba bagera mu mujyi wa Kigali, ndetse ku munsi w'ejo ngira ngo mwagiye mubona ubutumwa bwa polisi bubamenyesha ko
iri joro harahabaye imyitozo, hari ikipe yari ikoze imyitozo guhera nko mu isaha imwe, guhera ku isaha saa sita kugeza ku isaha saa saba z'ijoro. Hanyuma iminsi yo umuntu yavuga ko yageze, ushobora kureba abasiganwa rero imbona nkubone abari gusiganwa ku igare wibereye aho bazahaguruka ndetse n'aho bazanyura hose ku mihanda, n'aho bazasoreza hashobora kuba hafi y'aho utuye, hashobora kuba hafi y'aho ukorera, ndetse wanakoresha uburyo bw'iyakure kuko tuzagenda natwe tugerageza kubereka ku muhanda uko byifashe. Ni igare rero cyangwa se ni amasiganwa nk'uko musanzwe mwishimira isiganwa rya Tour du Rwanda, iri ni isiganwa naryo ryo kwishimira mu mujyi wa Kigali, ririmo abakinnyi b'ibihangange bamwe mudashobora kuba mwatekereza ko umunsi umwe bazagera hano mu Rwanda. Wenda ni uko abantu benshi baba bikundira ruhago, tekereza wowe bifate nk'aho ari igikombe cy'isi kiri kubera mu Rwanda, bifate nk'aho World Cup yaje mu Rwanda, kandi World Cup amakipe yose uzakomeye yarayitabiriye ndetse n'abakinnyi bayo. Ubwo ni Argentine ya Messi, ubwo ni Portugal ya Cristiano, ubwo n'abandi bakinana, ubwo ni Ubufaransa bwa Kylian Mbappé, ubwo ni ba Harry Kane mu Bwongereza, ubwo ni ba Lamine Yamal. Ubwo abo bakinnyi rero ndi kubwira mu igare bari hano mu Rwanda, abo bita ba Tadej Pogacar, bamwe baza mu Rwanda bakadutitiza, ubu n'abana abo bita ba Black Mo baje gutwara za Tour du Rwanda, nabo n'abana. Urebye n'abakinnyi baje, abo n'abana ku rwego rwo hejuru. So ngibyo rero. Hanyuma ikintu uza kuba umenya ni uko polisi iri kugenda ifasha abanyarwanda by'umwihariko kumenya uburyo umuntu azajya abasha kuba yakwideparasa, uburyo ushobora kwideparasa, uburyo ushobora kuva hamwe cyangwa ujya ahandi, ubwo baze no kumufasha wenda banabidushyirireho uburyo ushobora kuba wakwideparasa. Birashoboka rwose muri ino shampiyona y'isi y'amagare igomba kuba itangiye. So ubwo ni uguhera ku munsi wenda wo kuri tariki 20 umuntu yavuga ko aribwo rigomba kuba ritangira, kuko ku munsi w'ejo hari amasiganwa ndetse n'imyitozo igomba kuba ikorwa. Ubwo rero ku munsi w'ejo imihanda still biraza kuba hari imihanda imwe yagiye ifungwa, ariko umunsi ku munsi dufatanyije n'izo nzego tugenda natwe tubashe gushorana abanyarwanda nihe hantu nanyura, ntihashoboka, ni izihe nzira zishoboka kugira ngo mva njya ahangaha. Kuko rega hari n'abagomba kuba bideparasa bagiye kureba igare, bagiye kureba nihe nshobora kuba narebera igare neza ubundi rikandyohera. Ubwo buryo bwose rero bwagiye butegurwa mu mujyi wa Kigali, abizi ko nta kijya gipfa kunanirana. So ubwo rero hari imihanda izakoreshwa n'amabisi, abagenzi mu buryo bwa rusange, itwara abagenzi mu buryo bwa rusange, yose abantu bagiye bayibona. Mu gihe cy'isiganwa rero abakoresha bisi bagiye babwirwa uburyo bazajya, aho bazajya banyura, ibyo byose byagiye biteganywa, kandi ndatekereza ko abanyarwanda bazabasha kugenda babikurikirana neza, kandi ku bufatanye na polisi, umujyi wa Kigali ndetse n'abandi bashinzwe bazabasha kubigendamo neza. So iby'igare turacyabifite, ku munsi w'ejo dufite special yaryo, ndetse no ku munsi wo ku cyumweru ubwo tuzagira umwanya tubigaruka noneho twinjira mu bakinnyi. Reka mbere yuko twerekeza mu ikipe y'abategereje imyaka 20, reka tubwire ko turi kumwe na Iturize Baby Shop. Abangaba bakaba batuzaniye pampa nziza cyane za Ganze ndetse n'iza Tumayine. Ni pampa zikoranye elastique nziza yoroshye kandi iha umwana kwisanzura, ihora imufasha cyane ngo ibe yamubuza amahoro. Zifite kandi umwihariko wo kuba zitwarika neza kuko zifite aho ufata, ikirenze